mbere yo gutangira filime yacu itangazo mbere yo kumbatamo inkuru ya Sara itangazo nyuma yuko benshi mwansabye ko twakora uduce tubiri ku munsi, nshaka uyu munsi mutore hagati ya saa 5 na saa 8 isaha imwe nzajya mbatamo umuzigo nk'ibisanzwe. Gusanganirwa saa 11 wo ntago uzajya uhinduka, imwe saa 11 ubwo indi mutoranye hagati ya saa 5 na saa 8, ubundi mbahe filime yanyu Imana ibandebera icyoroshye kambatemo. Ya okay, barambwiye ngo murankunda we, ngo ndakunzwe we. Nitwa Juju Junior Giti w'Imana, mbahaye kaza mugasobanuye bakise inkuru ya Sara agace ka 18. Haya basi, ndetse anga mu gutangira uwo tuzi nka Asena yari yakiriye inkuru iteye ubwoba, amafoto n'ubundi yiwe nubwo hamwe ise wa Salimwe yasibishije, ariko hari ahandi yagaragaye. Bamuhaye angaza linki arabibona we na wa mukoci. Bivuze ngo watanze amafoto yatanze ahantu henshi cyarimwe, nubwo hari aho babisibishije, ariko hari ahandi byagiye bitambuka. Byanga amafoto ngayo ari ku mbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Urukundo rw'ibanga karakubitwa kwaje, umugore w'umukire w'ikirara, ibyo bigiye hanze. Benga araseba, amakomenti ni menshi ngo n'ubundi ntawe hano wahanutse. Abantu bavuze byinshi bavuga uyu mugore tangiye kurira, nazi ibyo kano gahinda kazashira ryari. Cyakoze ngaha yahamagaye coach amubaze nimba ari washyize hanze amafoto yabo, ari urimo kumuteza abantu, ese yabikoreye iki? Dore ngo barasubiranamo we n'umukoci bakozanyaho mu mvugo mbi cyane. Navugira nga kuri mikrofoni biteye ubwoba, biteye n'isoni. Wazi nko biri kose koci ni wahamaganga photographe gwaza abafotore. Abantu barakomanse nahangaha isibera ishyano. Uri mugenzi iyo uri busebe hari ukuntu isi gushuka ngo uzi ubwenge ikagushuka, ufite utumanyeri twinshi n'ubufindo bwinshi kandi ubugiye kurangira. Mugenzi tuvuye hakurya tuza ku ruhande, ahangaha ku ruhande hari ahangaha ufata amashusho ntazi ngafata na yande. Uwo hakuno afata yari mwahangaha arira hafi y'ubwiherero, ari mwarya hanga pakira byinshi mu kanwa ajundika anagotomera ibindi. Mugenzi anga ufatwa ahangaha benshi muzi uyu musatsi amaze kubijundika mbyeze no kubirya byinshi cyane, yagiye muri toilette ku ruhande. Ahangaha ufata amashusho aramwomeka na ya telefoni yarayafashe undazanga mu bwiherero. Dore ngo sasa cyo bita ikirutsi.com aragikora koko. Yaje hararuka akubita ikirutsi cy'umuzenguruko, ikirutsi cy'umurambararo arakiruka koko. Undanga afata amajwi yumvikana indani, undaye muri iyo agarura ko yakakirutse. Fatanga n'inkweto ze, inkweto ziragaragara. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuzanga muri karitsiye kwa Basara. Byamwanze mu nda amasaha amanyeze amaze gucya, wari wanze kubyuka cyo gihe ajye ku ishuri ajye no mu kazi. Yari yivugiye ngo nta kazi nta shuri n'ubundi nta myaka 100 reka yiruhukire. Mugenzi anga habyutse ageze hakuno byeza agenda avuye mu rugo, hari yaje kumutora ni kankari chef de quartier areba, hari bogare yaje iramujyana ifite n'umufungo. Urabizi ngo atareshya ntaramukanya, yasiga hanga yetotomba, asigara hanga tuko mucuruzi ni chef de quartier. Nibutse gifuhira Sara nubwo nta burenganzira, ndetse abanyuzwa bakagiye ka Sara kagiye kishimye. Mana yanjye ijoro ryake ryari ryiza, Imana yakoze ibyayo. Mugenzi uyu nguyu telefone yaje angana yamushikiwe avuga ati muvandimwe nkunda kandi nishimira musaza wanjye wavutse, umunsi mwiza w'amavuko. Niyo mpamvu yaramutelefonnye, dore ngo yarabyumva ko yafite anive avuka uyu munsi atarabizi.
bamaze kuvugana ase gutuvuka ukaba utabimbwiye. Ntabwo nzi ko uyu munsi ari umunsi w'amavuko wawe. Ndatiro ryakeye niwo munsi kuva navuka navutse neza. Navukiye mu biganza bizima, mu biganza byawe. Mugenzi kano karabyumva ngo yavukiye hafi y'umukunzi we, niyo mpamvu uyu munsi we wo kuvuka ari umunsi wa mbere agize mwiza mu buzima bwe. Mugenzi abivuze ko arishimye. Ati rwose nive yanjye ubu niyitanakorwa niba atayifeta. Fete ya mbere ya danje nagize yari wowe hafi yanjye, ndi hafi y'uwo nkunda cyane, niyo mpano iruta izindi zose. Yesu kabivuga ukado dore isoni ku maso yagateye imitoma, amagambo yo kuvuga ahangaha ashira ivuga. Tukarabyumva ngo yavutse neza, karishinyikishwa hakono ku ruhande karisetswa, dore yewe kumwenyura. Buri jambo ryiza ni mugenzi w'Imana, ariko ijambo ribi rikura gahunda muri gahunda ni Ikinyarwanda. Sasa ku ruhande aba bose biteguye anive y'imfura ya papa ari we Salim, ariko ntibazwi iri bugende cyane ko igenze neza uyu munsi yaza kuba intandaro yo guhuza papa n'umuhungu we, ariko ntibazi ko iri bukunde, ntibanazi niba ko Salim ari buboneke. Barabizi ko rwose uyu munsi kujyana kose papa ari bukora iyo bwabaga akoresha umunsi mukuru udasanzwe, ndetse anategure impano zihambaye we ku muhungu we, ibe intambwe y'ubwiyunge n'ubumwe hagati yabo bombi. Kumba ku ruhande tuvuye hakurya tuza hari Asena, mbibutse yabyutse abona inkuru y'incamugongo mu itangazamakuru yo kumusebya ko asigaye afite umusheri ku ruhande, ndetse ngo umugabo w'umusaza ungana nka se ntacyo amumariye. Yaje ko nari ise mugenzi umubyara aza mu rugo iwabo mu mibyuko. Yazanga papa nshaka umfashe umbikire iyi mitungo yanjye, ndakwizeye ko wayibika neza. Ndati mbiki iki ntago ugira iwawe gute nkubikira? Ndati papa yimbikire irahenze kandi irahambaye kuri nge, ushaka nzafunga banyishinja ko ndi igisambo cyangwa umujura? Ntago nabika imitungo yawe kandi ufite urugo rwawe bakaba bibikamo. Ndati papa nyihanganira, mwisi nta mugore utagira ubwizigame, nta mugore utibikira ibyahazaza. Ibingibi nguhaye ni amazahabu n'amadiyama, ni imiringa yanjye n'imikufe najyaga nambara, ngira ngo mbikire ihagaze za miliyoni. Mugenzi umugore hanga yatinyemo amagambo y'umugabo we yamuteye ubwoba ko nakora ikosa kidogo azamuta hanze akamubunuza. Sasa yaje harise ahanga aramusobanurira, aramubikira iyi mari, ni imari ubwe yiguriye yajyaga yambara, agira ngo abatsimbye ahangaha ihagaze za miliyoni nyinshi, cyane ko azi ko ise niyo nshuti afite mu buzima, niyo muntu nyine mwisi yizera. Mugenzi papa yarabyemeye, undanga aramuhobera ati data niwe mukunzi mfite mwisi, nzi ko unkunda utambeshye utandyarya, abandi bose niyo bagenda we wasigara. Ni amagambo ya Asena, nubwo disi ari habara ari bandi, ariko ahandi nawe ni umuntu. Sasa ku ruhande hakuno mu kigo hageze hakuno Salim, ndetse mu kuhagera kwe hakuno Zainabu yaramuhobeye na Kaeda batu umunsi mwiza w'amavuko, ndetse amwakira mu kigo mu ishuri ryabo, bose barigana. Bakimwakira dore ngo amatelefoni yabo bose mu kigo arakira ubutumwa bakiriye nta bundi nuko hari video yakoze amahano irimo gucicikana. Bayirebye dore ngo bose bariheba. Sasa yuko yakaje bibutse n'umunsi w'amavuko, none bahaye inshingano ngo ategure umunsi mukuru wa Salim. Amafaranga arahari, ibintu si ibyibura, cyane ko n'imiryango y'abari inshuti yaje anga dusara muhobera. Ati umunsi mwiza w'amavuko, bibutse kamwihomaho imisaya yombi karayihobera hakurya hakuno, kaba kuva katamurekura. Karamukunda cyane, karamukunda byo kwizirika. Kageze anga kamuhobeye, undi ku maso nagasa nkahanezerewe. Karebye ku ruhande kabona abantu bose ahangaha bafite amatelefoni yabo, ariko bose bahanze amaso
aho gahagaze katishu nubwo bakunda couple yacu bose hanga baradufana barimo kutureba mana bakunda gose kungeneye dukundana ndati hoya bahanze amaso wowe ntago ari ngewe ngira ngo banyitayeho nazi ikibaye bano baramwegera mpamvu n'abakureba hari amashusho ari hanze yawe urimo uruka wihaga biguca mu mazuru no mu kanwa uri mu bwiherero ahanga barayamweretse ngo arimo arasirikira ku mbuga nkoranyambaga ko umustarikazi w'umunyamideli witwa Brigitte yakotoye zasanga urasebye meya ikomeje hanga kumufata ndetse hamize amakomenti menshi arimo kuzavuga ngo Brigitte ikirutsi amazina ye bongeyeho ikirutsi Brigitte ikirutsi yasohotse muri classe n'isoni yavuye mu ishuri afite isoni yaboneye hangana amahano horaga agira ngo yemeza abantu ko ari umukire kazarenze ibaze nemisirwa Demiri Kantuza kuruka hagati mu bantu sasa mu ishuri hano haje ya genge y'abahanga hakuno Sara nawe ahanga yikorera gakundi kiwe kabanyabwenge batatu bagendana bona abanyabwenge gusa mugenzi nakiri bajya bakora mu kigo bose bari kuri buruse y'ikigo biga hanga mugenzi bafashwa n'ikigo ariko n'abanyabwenge bakiranga video ivayo ya Brigitte ikirutsi Miss ikirutsi dore ngese nangarira mufata ari maruka bigaragarira buri wese aya nama hano gati rwose nubwo nakunda Brigitte ahora nshotora ariko hangara babaje ibi biteye agahinda kuruka mugenzi ka rubanda ni ikibazo bebanga amakomenti ni menshi bantu banditse babivuzeho byabaye inkuru y'igihugu cyose sotsa yakora mu kigo bantu bose hanga barimo bahana ka video kiwe dore ngarasohokana agahinda Miss Rwa Demiri Kantuza abaye Miss ikirutsi cy'umwimerere ndetse akunyaza ku ruhande uko agenda acaho hakuno haje Nazrini Nyiragashyano azanga na Ari musaza wa Asena avuga atsima ngo bazi wa mukirekazi bacyavugana aracyakwiteza kufite amajwi wafashe ubundi amajwi zayamarisha iki cyadupange nge nguhe diru ayo majwi ufite abyara amafaranga ndate gose usanga nego yanjye taremo gukunda ndatse nego yawe ni yihe nagiraga mvugishe use muvugane biki atagukeneye undi abakuvugisha ku biki atwamugana byivuga nibyo mu gihe nkeneye n'ubwo nyina mvugisha ubu nta kinyikoza sasa hakuno Ari ubanza nyanza ari yapanze azinga ya mashusho nako aya majwi sori aratuma afatisha Brigitte ajya munyenza muri musaba aramuvugisha baganire babe n'inshuti kumbe atareshya ntaramukanya mugenzi n'ikinyarwanda undi ntajya mwikoza namuvugisha ntamuha umwanya siganga hamuri bagenda gifite amajwi y'abanyeza gihakazi ngo gipfumure pine ye kiyangize sasa ba ku ruhande bajanga bamagara Brigitte ntibaza hagiye ni hehe telefone ntayitaba batuka biri kose umujinya no guseba bigiye kumuvana hangaha yumve yanakwiyahura atinya guseba kubi bakiraho hano haje Salimu na Sara bose nabazo Brigitte ari aburi irengero ndetse angana Sara video yayibonye tanjye gose video nayibonye ariko biteye ubwoba Sara wari umwanzi wa genge bwari mwahanga bahuje ibitekerezo baranaganira genzi biteye ikibazo gikomeye cyane ku muvandimwe yata ikirutse ku karubanda yata kumenyeza tukira hangaha ngiye kujya kwiga nago naguma hano tugiye ngende mfite amasomo anegereje mugenza agiye kugenda yamuteye mwakono urubizu amukwita ko urusomnyo hakomana bana urukundo ni rwiza mwesanga mu nkurikiye muzagire urukundo Imana bakundishe mukundane udafite umukunzi yikundire Kevanti kuko Kevanti n'urukundo
Salima ngaba mukubise urusomyo dore ngaraba nkuruzanga kigumanga gikanuye ibyiso kimwenyura byaze bwatinze amasaha amaze gucaho tuza ku ruhande tusanga na Zirini yaje hamye zawe nyine yicaye avuga ati yakoze ndi umuhanga pe mu gufata amashusho ndayoboye aya mashusho gose nayitondeye kandi nafashe neza amashusho mugenzi ya Brigitte yafashwe na Zirini mwenyewe sasa ngaho hari uwaje inyuma ye arimo ahangaha yigamba ngamashusho yafashe neza dore ngo yasakono Zainabu haraza inshuti ya hafi ya Brigitte mugezeho undi yari ikanza ashigukira hejuru bahuje amaso ati uraje mabuja wowe inyuma y'umushinga w'amashusho uzigiye kabisa nari ngukeneye ngo tuvugane dusoze ibyacu kunyanza bavugana undi yafunze hakuno umuryango avayo atese nk'ibintu by'uburangare kugumanga aho bigamba gufasha amashusho ubivuga buri kanya byaguteza ikibazo byanagufungisha wanga habwira ntago yumva we yumva nabi cyako zangara muhembye atasigaye abifite original uyasibe ubwo butani bagukeneye nzakubwira mugenzi y'amashusho ya Brigitte yose yafatishijwe n'uyu nguyu narinzi ngo aje kumucyaha ubwo yaraje kumuhemba niyo mpamvu ndivuge ngo mabuja byose ubiri inyuma ndagushimiye cyane sasa amafaranga anga muhaye ngo ni make natanga ari makeya amashusho afashe ntacyo cyadanje kirimo amafaranga ngo hajya nayo ngayo mujye mumenya gushima zenga amashusho ya Brigitte bafashe yafashwe n'uyu ari magenda ndetse ko zatangaje wa mukobwa we niba inshuti magara yawe ikorera ibintu nk'ibi ngibi uwo muhanganye wamukorera iki na amagambo ya Nazilini gari mwanga yavuze amagezi amagambo y'ubwenge ngo nimba hangaha Zainabu yakoreye mugenzi inshuti magara ibintu nka biriya umuntu bahanganye yamukorera ibingana bite sasa bitewe n'iki kuki yagambanira Brigitte ni ikibazo sasa mu nzu kwa Brigitte mu rugo yaje aha yihebye mu nzu byose anga bisambaguza amashusho yageze ahantu kure cyane umumisi waruse ku karubanda misi ikirutsi mama nasi byose cyabimuteye niki ati mbwira uratwite wari ibintu bidasanzwe udasanzwe urya wabaye iki mwana wanjye natangane bisanzwe kuruka amenyeze nta muntu mwese utaruka ariko we ntazi impamvu amashusho yafashwe ntazi n'uwo yafashe ninde wagiye kuyatambaza yenze ntago byoroshye mu kigaho yiga akanya kose umuntu wese yaseba nta mutekano ubu hari ku kintu bita ishusho riratembera akantu kose ukoze baragutamaza ni ikigo cy'abakire kiga abasitari bafite amafaranga yabo n'abana b'ingagari ze ngo bose baba bazwi isi bahanze amaso atari ko ntacyo ubwo byaba byabayeho cyo byasigaye ibirenge nyuma ya byose yaba ari ubundi buzima ufite gutegura umunsi mukuru wahawe nk'inshingano rero wukore ko n'umuryango wa Salimu wamvugishije ko baguhaye inshingano nk'umwana bize ngahanga afite n'akandi kazi kamureba kumyanga bitekerezaho disi kihebye ahantu hose ku mbuga ijambo ikirutsi ririmo riratambara atari komera mwana wanjye bibyihanganire shakamo imbaraga zindi cyakoze ahangaha shatse amakono ka morale ajye gutegura umunsi mukuru uyu munsi niho finali kurira no kwitotomba byivanemo ati rwose mubyivanye amasigaye kanongere mbe ubundi buzima akira telefoni yarasonnye uhamagaye ni Eda mugenzi we cyo kuzangara mwitaba tangira renzeho abirenge igire nkaho nta cyabaye na kimwe n'ubundi byinjiye imihanda ntago bimara iminsi bivugwa kuri iyi mihanda yacu amagambo yose yakuvugwaho ntagareza amasaha 72 baba babyibagiwe babonye byinshi imitwe yabo yaruzuye ahanga ndamutelefonnye avugana confidence nkaho nta cyabaye hari nabyirengagiza dore mu telefone aho ari baracyari ku ishuri ni Eda na Zainabu bavugana yumva afite confidence nta kibazo kimwe afite harakomeye muri we azafi ya Zainabu ntago Eda ziko mugenzi umugambanyi ari Zainabu ariwe ubwe watanze amafaranga amashusho afatwe banayatambaze ahantu hose ntabwo nzi ngo uyu ngo yarahora iki Brigitte mwitondere filime sasa uyako yakaje
ati rwose ngiye Brigitte arantangaje namutelefonnye tuvuganye mu bafite confidence arakomeye nkaho nta cyabaye amaze no kubirengaho kare ndategwa no murwayi arwaye mu mutwe na gari tayari afite indwara yitwa kwizirika no kwihambira yamubase yamugeze nk'inzanga icyo ashaka kizirikaho cyane ati teka agiye kuba yanahomba akunda intambara zo guhangana no kumaramaza kandi z'ubugoryi n'ubucucu mugenzi indwara hakuno avuga ko ni ya nyayo ku isi ibaho byo usanga umuntu yihambiriye ku kintu akagisaziramo cyaramukenesheje isi yose yaramusize wenga aragikunda mbona urukundo rw'injyana ugasanga ushaje uri umusaza w'imbwa mugenzi ukanga bivuga uyu ntazi impamvu yavuga amagambo agana gutya yita mugenzi wabo indembe ngo arihambira arizirika kandi arimo arahomba mugenzi tuvuye hakurya tuza ku ruhande tuzi nka Salimu yaje hakuno mu mbuga y'ikigo yiryamira hakuno hasi ni amasaha yo kuruhuka akiryamye hakuno hasi hari uwaje anga mutungura mbere y'abandi bose bataramukorera umunsi mukuru hari uwaje amutunguza hakuno keka namuririmbira iteretse ku isahane yamenye ko mugenzi avuka uyu munsi mu gitondo baza ahangaha kwiga nibwo hasigaye nawe yateye intambwe ya mbere ahangaha mwifuriza umunsi mwiza w'amavuko akoresheje hakuno keke na kabuje kamwe konyine ati sasa gavuga icyifuzo ufite mu mutima wawe umara kukivuga buje uyizimye yarayihushye disi ni beza maze kuyihuha kiyakoze mu mbuga y'ikigo batitaye ko sosiyete nyamwinshi ibareba batite ko baca intege abari bo bose yamukubise hakuno urusomyo rw'ubugira kenshi maze kuri umukubita batangiye agira isoni zitangiye gushira gake gake ntaga gihunga ntaga kirukanka ubundi mbere kumuha bizu byari ukumwirukankaho byari intambara y'isake n'inkokokazi disi karamureba kati ngaho mbwira icyifuzo watanze ni ikihe buje uyizimya undi ati icyifuzo cyanjye cyari iyi bizu umpaye icyo nifuzaga dore icyo nifuje kirasubijwe ntago biri kure cyane abivuze disi karamureba dore ku maso kaba gafite n'isoni bamuhabiza ameze nk'ibandi akebaguzwa areba hakurya hakuno yavuze ngo icyifuzo cye disi karamushimira ko bigenze neza abantu hakurya bose babareba Salimu ahangaha disi watangiye ari bogare de la saison asigaye cara hakuno hasi mu byatsi ikintu bitanga urukundo si ikintu rwaramuzanga haje urukundo nta mikino utitonze urakubwiyejuza asanga bizu bamuhaye yatsi ya kabiri ndati hoya nyamuneka amasaha ya bizu yarangiye akira ahangaha telefone ya Sara yarasonnye yakira ka message yakiriye ivuye kwa Brigitte mugenzi ngo yuko bafite umunsi mukuru w'amavuko uyu munsi bategure Salimu surprise ndetse aze kuhaboneka bamuha adresse yaho biri bubere ahangara bose ategose mamunyandikiye na amafaranga y'amazi yansabaga dore ngaramujijisha bice hanze y'ikigo koboye hakuno kwicara hasi mu byatsi ntaga kibitindaho cyakoze nta kindi keke hanga bamuteguriye keke ya senkani keke y'igiceri barayisangiye buriya nga hatari umwaga uruhu rw'inda rwisasira barindwi zengo mugenzi hari ubwumvikane n'umunezero muri bike abantu barahaga basangiye agakeke ndetse urukundo rwabo turwatuyeho kuramba bazabyare hungu na kobwa sasa ku ruhande hakuno ahangaha hari mama yazanye akora kandi gatendo mugenzi je dodo imyenda y'umwana we yari yamuhaye yari yarangiritse byatumye agenda ajya kugura imashini idoda ndetse ngo afite impano y'ubudozi muri we imaze iminsi isinziriye reka ahangaha impano yibyutse n'ubundi yahoze cyose akora imyenda myiza ategurira abanyamideri dore ngo ahangaha impano arayibyutsa ndetse ahangaha tante na muca intege ngo ntago byakunda imyaka ugezeho rwose bireke nta gishoro nta bantu muziranye byihorere
ndati hoya benshi banzi mbabwiye ko nagarutse mu kazi batabanzamura ndetse impano yanjye nkayizanzamura asa gatanga mu amafaranga yavanye agura iyo mashini ando tabana yavanye ntago kureba mashini nge nayibonye kuko mfite abantu kandi abantu ni ibintu ndohanga gumahanga hareba afitanga na za maneke zimwe bambika imyenda bayitunganya ngo impano y'ubudozi yongeye kuzanzamuka buri impano ni isaza kwabungana kose impano yawe ni nk'umuhamagaro iyo Imana yaguhamagaye muri ubwo buryo ntago yininira ntago wafunga umunwa bwatinze amasaha ari 10 burira sasa kono saravayo amenye mama iyi mashini kwihenda yiguza amafaranga ngahe yayikuye hehe aho na ahantu yayibye mama hanga baza mama yiguze hehe nayaguze hano hepfo kwande avuga izino yatazi ry'umucuruzi muso yiguza ngahe 1000 wagikuye hehe mama aramucabiranya aramuzinzitiranya amutwara hakurya hakuno mama hanga abaye rusisibiranya namambwiza ukuri amafaranga wayavanye yaguriye imashini ese ugiye kwikoresha iki atugiye kuba umudozi ntadoda bigende bite ni marirungu kwanga muzo bafite irungu ryinshi ngire bastion ngiye mugiraho kindangaza mwana hamujya hamujinyura mwica mama nta kinanga mu nzu abuze byose umwana arabikora gusa mama hanga ngo irungu ryaramurambiye kandi afite impano muri we ibyo yakora ni yaguma yica ateze amaboko ngo atege ibyo umwana hakora byose avunikira ngajya birya gusa akeneye gusanza beze nk'umubyeyi ajye muri salo zihenze anasohokera ahantu heza aseneza nk'umukobwa we ndatega mama nanjye ubwo nangaha nkeye ngiye mbikorera kuri hoteli mu kazi kacu baduha aho twitunganyiriza imisatsi n'ibindi byose byibanze hoteli irabyishyura sasanga mama mwenye zaba yasiganye yanafuyemo kuri umwana akeye mugenzi arahanga hacupira ari mwasaza kurushaho acuya bagumyanga bavugana ndatarakosona yere nkundi vuga ndavuga ibiki urambaza nkande warabyaye undi gutunsobanuza acaho yivumbuye yanze kuvuga imashini ngo yayivanye hehe amafaranga yahawe nande gusa ngo yayiguze yavuze umucuruzi umwana ataraza bwatinze nuko batandukanye batumvikanye ku by'imashini umushinga wo kudodahanga mama yongeye kuzanzamura mama yaje ku ruhande avana yanga kuno Kevanti ubundi Kevanti imumara gahinda fungura hanga Kevanti yiwe icupa rinini yo kwa Gashemere fatanga Kevanti sukanga nyinshi fatika koko yayikubise umurundu yu yayikubise icyarimwe ava yabaye urwembe ava yicaginze kandi Kevanti kora vuba irasobanutse sasa ku ruhande abanga bose no kwambarira umunsi mukuru w'amavuko y'umuhungu w'imfura w'urugo uyatse muze sheri wateguye impano yo guha umuhungu gati nayiteguye irahari wateguye yihe gati nateguye nibanga ryanjye uri buyibone ase basi ntago wayimbwirira ahangaha apati hoya uzo kuze gutungure nk'abandi bose cyane kuri ya muhungu wanjye urabizi ko muri uru rugo niwe mfura niwe mugabo uhari nyuma yanjye akabona kuza muramu we rero uyu munsi nago nawujenjekera humura nakoze iyo bwabaga nateguye ntikoresheje nateguye ntanzitse yenzo ko muze yakagiye ndaramusanga hasi kuri parikingi undahanga hayitegura yafunguye yako nakabati gateretse mugenzi imbere ye neza nagatiriwari ari manga yitunganyiriza kuri dressing table yiwe bana ya telefoni yiwe imwe twabonye ya kabiri akoresha yahereyeho amafoto wa mugore bita Aisha ayivanayo nago nzi ngashaka ibiki bindi kandi gusa filime hanga mu yitondere iracyaryoshye nese tuve hakurya tuzanga hari Sara gumyanga amagara mugenzi we tuzi nka Pinari avuga ati rwose hari umunsi mukuru uyu munsi wabatumiye uyanze ko haboneka abajyane nago yajyayo wenyine ati mfite akazi kenshi usanga soje kare naboneka nkaza tukajyana bakivugana uyumva hakurya nyina avugije induru umugeze mu cyumba yaje kumureba
amugezeho mama aratsikeye yikubita hasi, akaguru ke hakuno gasigara munsi y'akabati. Kuzanga akanda kande nazwe bigenze mama ntazi impamvu aguye hasi, gusa arasundutse yikubita hasi arameneka kuguru nguko kuri munsi y'akabati. Ati basanga mfasha sigo barafu rebe ko basizamfasha tuhakonjeshe hatabyimbirwa. Amahanga aba yisindiye aba ari ubuhayi bwa danje, ahora harimo agakoni aba yacaginze buri gihe. Ndetse ku ruhande tuvuye hakurya tuzanga kwa Brigitte nyiri mavunane y'urudaca yateguye umunsi mukuru koko, cyane ko intego ye ni ukwereka umuryango wo kwa Ihisani Kurutsayi ko ari umukazana ushyitse. Ikindi kirenzeho yifashe anahereza Sara message uyu musamutunguye kugira ngo umunsi ntawuzemo, yayimuhaye atinze, yayimuhaye ari ukwiyerurutsa. Umunsi mukuru yarawuteguye koko, yarawitondeye. Imiryango yombi ifite amafaranga, ari uwa Salimu ari no kwa Brigitte bose amafaranga bari bafite sayo binginga. Sakiraha haje genge yiwe, haza abandi bamisirwa Zainabu na Kaeda. Cyese cyabatangaje ni ukuntu yafite morale n'ibyishimo nkaho uyu munsi atasebye, nkaho nta cyabaye. Baramurebye bombanga bararebana, natse komeze ko ufite morale, byose byabaye wabyirengagije, asundi habaye ibiki? Undi gute mwabyizeye kundi utasanga ari planka nikoreye ngira ngo bamvuge? Ibyo byose mwibitindaho. Nyase nibwatinze tuvuye hakurya tuzakono ku ruhande tuzi nka Salimu. Ahangaha yari yatumye wanga na mushiki we aze basangire bakora umunsi mukuru mugenzi wiwe woroheje. Basangiyemo ndetse bari banamukumbuye, baturiya mu rugo kuva wahava wagenda mu nzu iwacu, inzu yose iratuje irajunjamye yuzuyemo umwijima, nta byishimo bikiharangwa. Ati nakundi mwihangane nanjye aho ndi ndigunze, ariko ntago nagaruka muri iriya nzu yanyu yuzuye amahane n'imijinya n'ibinyiryane. Batse basahanu muri iyi minsi ubayeho ute? Guteka, kurya, ubigenza ute? Ati rwose aho ndi onkire Yusufu aramfasha akandwana we na madamu wiwe, byose barabinkorera. Gatako se ndiba yaba batagufasha cyangwa wa mukunzi wawe yakagiyaza akabikora akahatubera. Avuze mugenzi umukunzi datakurya nawe yanaza, uretse ko nyine barahambira kandi barabimfasha, babikora neza. Sasanga mushiki we ntabyo yarazi kundi afite umukunzi. Ndati ntabwo muzi, afite rwose umukobwa mwiza bakundana, ngenda muzi twahuye kenshi ku ishuri ryacu niho yiga, anakora muri hoteli. Avuze mugenzi akora muri hoteli, uyahangara abaza ati akora muri hoteli yihe? Bafite hoteli wabo, akora muri hoteli ya se. Abandi bati hoya akora muri hoteli yacu, ni umukirina, akora amasuku mu byumba akanatunganya, ariko ni umuhanga kandi arakunditse. Ntabyo mugenzi yarazi, yakira inkuru ko Sara ariwe mukunzi wa Salimu kandi akora muri hoteli yiwabo nk'utunganya amasuku n'ibijyanye nayo. Sasa nibwatinze muri wa mugoroba bapangiye mugenzi umunsi mukuru, papa yarahageze. Ndetse mu kuhagera ahangaha oya aramwakira Brigitte, yaje amuhobera muramutsa. Papa anga amushimira ko abakundira umwana ndetse amuzirikana uko bavugana, dore ngarasiga Asena atamusuhuje atanamwitayeho. Mbibutse na Asena ntago bacana uwaka ntago bakozanyaho, yanze no kumuramutsa aramwihorera, undi asigara ahangaha bamumeshe amanjiriwe. Cyakozanga na kindi ati rwose umunsi mukuru wose nafashe ahangaha urwibutso rukomeye cyane rw'umuhungu wawe ndarumutegurira. Ahanga mugenzi muza yarurebye mu rwibutso byamukoze ku mutima, dore ngarashima Brigitte birenze rimwe. Ati rwose urakoze cyane mwana wanjye kandi urabinkoreye. Sasa kuna hari Asena, mbibutse iminsi mukuru yose y'urugo bajyanga yishimute, dore ngo uyu munsi barawumuhezamo, ntazi n'ukuntu bawuteguye, bize ngo bateguye umunsi bamwitaje. Yaje hari Brigitte zanga mwivugishwaho
isangane mu nahano hajya kwihagarikara ijya hakurya nabo bihagarika bahakwereke nge ntago najyayo nukundi yamusezeye aragenda abasiga baganira ariko Asena uyu munsi uramuriye atateguye atanagaragayemo ntibisanzwe we iminsi yose bajya mugeze gahanga yigaragare mu kashoboye ari umunyabwenge cyane sasanga ari Zainabu na ka Eda Oyati rwose iri shyano rirantangaza pe n'amagambo ya Zainabu oyiti shyano ni Brigitte ndasi kuvuga amagambo nkayo ngayo ataratangajwe mu kano kanya yaba byose birengeje amaso n'ingohi kandi ibye yasebye ku isi yose byagaragaye sasanga Eda ati rwose nawe byose gaho ntangaza sigena ajya guceka ushaka kuba kano kanya wango muvandimwe Brigitte amagambo yose mabi urayavuga buri umushotora usanga utishimira insinzi ziwe n'amagambo ya Eda ngo ntazi impamvu byo Zainabu iteka baravuga amagambo mabi kuri mugenzi wabo anagaragaza ko byose yakoze ari amakosa amushinja n'ibyaha sasa hakuno ahangano barasangiye bakiraho Professor Angazana ikindi gitekerezo ati rwose anga turi harabone muri restaurant kandi agonyera byishimiye shaka tujya hano tumwe kevanti umva tuyibabaze kabisa twikwikire uyahanga harikanga ntazi impamvu bofu rafite ide zo kunywa ngo barimene bemeze icupa ndatoke ntari basubwo nyine ubyatsi nge nago nabyanga tujya handi hantu tumwemo kuko mubishaka ndetse nibwatinze barerekeye banyeze bavaho ngaho bajye kumwera handi hantu bije ari igitekerezo cya bofure tuzi nka profeseri umugabo wa Nile bajya handi hantu bajye kunywamo ndetse ngo n'umunsi w'ibyishimo ko ari umunsi w'amavuko wa Salimu mugenzi nibwatinze dore ngo baramuzana aho bateguriye umunsi w'amavuko wo kumutungura ndetse bahageze dore ngo amatara yose arazima umuriro uvaho uvuyeho yikanga muri Salimu hazanga umuserivera avuga ati mwihangane moteri yacu igize ikibazo ariko ahanga depanage irihutana ngo bitinda ni karibu binji hari umwijima hatagaragara cyane uyu ntazi ko bamuzanye mu kumutungura bagiye kumusiripurena ndetse ageze ahangaha ahandi hose hajimije yabonye hakuna amashusho y'umunsi avuka akiri ikibebe no kugeza umunsi akura kugeza ahangaha ageze ni amashusho maremare yako bamweretse akiri mutoya ari kumwe na mama akina na papa mutembereza bamutoza kugenda yiga kuvuga atangira kwiga ku ishuri yakuza akunda basket dore ngo byose hangara bibona n'amashusho yiwe amuteretse imbere bakoze amasegonda makeya y'umuryango we wose mama umubyara agihari nakera we namuze bakunda gukinana yakuza akunda papa azenga azaba nka papa byose arabireba bize ngo bamuteguriye surprise koko ya nyayo baramusiripurennye atangira kunokurira yise Salimu agira amarangamutima adahishira yebye amashusho ngayo kata keke gitangiye kugira ubwenge byose arabireba ko yakabyitegereje papa yaje imbere ye bibutse bari bashwanye papa ariko aracyamuzirikana papa ntacika intege ahora amuzirikana n'uyu munsi yawe uteguye mwiza kwe urukunda mukunda rurenze byinshi bapfa yaje imbere y'umwana we ati mwana wanjye nkunda kandi nishimira imfura yanjye wowe nibonamo umunsi mwiza w'amavuko abivuga se ngo basi nabivuga undi nanabyanga basabyange papa yagerageje ateye intambwe yamwifurije umunsi mwiza w'amavuko ahasigaye amuharira umupira ariko ko basungu yabohoka amusanganire cyakoze nta kindi yongeye kumuhobera papa aramukunda bya nyabyo ndetse byinshi bashwanira abagira ngo basa yuko umwana we arebe ko yaba umugabo ntago ari urwanga mwanga yaramuhobeye bacana amatara yose abantu ni benshi bahaje sanga hanyiri kwibonekeza Salimu we umunsi mwiza w'amavuko bamuha amashyi ko mugenzi imyaka ayiriye ndetse hangari mwa satira gusaza ndetse yuko yakaje kumuhobera ni Brigitte
yamuguye amate rwose Salimu ndagukunda cyane. Ni amagambo ya Brigitte uko abivuga. Undi ntiyamusubiza, ahanga amaso amarembo yinjiza abantu baza ahangaha mu kibara. Kuyagahanza amaso undi arimwe ahangaha munyuza kimuhobera, hari undi hakurya yiboneye. Akimubona abwira ahangaha mugenzi umwe yamubwira aramukunda ati rwose urakoze inshuti yanjye, kamegeye gato ndaje nkurebe. Dore watambutse, dore ngo haraza Sara aza yambaye neza, dore ngo araza akeye. Abantu bose barahindukira. Salimu yagiye amusanganira, amusanga hakuno ku ruhande. Dore ngo aramutungura, nawe umunsi mukuru yawujemo. Nubwo ahanga bamuhaye message batinze bagira ngo asquate ntahagire, yakoze iy'ubutwari ahagerera ku gihe. Ndetse murebye disi cyaramwitegereje. Mbibutse uyu munsi w'amavuko yawutangiye bari kumwe no mu kubushimangira, undi arahageze. Murebye disi ku maso, ariko ni mwiza mana nyagasani. Aramureba cyakoze aza hafi yiwe ati muri uyu munsi mukuru wose ni wewe mwiza, bosanga ubarusha ubwiza, abarangaha bose urabayoboye. Ariko ubwiye disi dore isoni n'ubwoba kikangamo. Ati ngaho vayo mwereke umuryango wanjye wose. Ataragenda haje hafi wa Brigitte ati mva Salimu we, tujyanze muri parikingi twakire Buraka. Ndati niyihangane ndabanza mujye kumwakira mwebwe. Baje kwakira Buraka, hari ajanga rwivanga. Undi ati Buraka mureka gume hanze ndabamusangayo, kamanzanganire ku mukunzi wanjye umuryango wanjye. Ndetse yaje imbere y'umuryango asanga bose hanga Sara baramuzi, papa aramuzi, bahuriye mu ivuriro wa munsi wa mwana yiyahura mugezi ntiyapfa. Ati ndakuze mwana muto. Ndati nanjye rwose ndakuze papa, twahuye mwana yiyahura waramurwaje narakubonye. Zengo baramuzi muyanze umwana ushimishije mu muryango wabo, barasanzwe bamuzi, bazi imico yiwe. Sasa ngaha na profe aramuzi ko yamwitabaje kenshi, ndetse yagiye amuba hafi. Na mushiki wa Salimu yaramuzi, atazi ko mugenzi w'ingore mukunzi w'umwana wabo. Cyakoze ahangaha yamweretse umuryango bose, anga avuga amazina yabo. Ati rero uyu ni Sara, niwe sheri wanjye tubirimo. Abivuze kano kagira isoni gushinja umuntu icyaha ko mukundana imbere y'imiryango hari ababyeyi, akenshi na kenshi bitera ubwoba. Mugenzi anga dore Asena kwikura mu isoni. Salimu ufite umukunzi mwiza pe, ufite umukunzi w'icyuki. Musanga baramuramukije ni Sara, ntibari bazi ko bakundana. Papa anga dore ngarumirwa ati none se yemwe Kibwa yaje gukunda umuntu koko byanyabyo? Ntago yabyimvishaga ko mugeze umuhungu we Kibwa mabwa yajya mu rukundo ruri serious. Atari ko wasanga ari byo ntawamenya. Sasa ku ruhande hano hari uwazaga mu munsi mukuru, yaje yambaye nk'umurara, atabona gakote. Ndetse mu kuhagera amaso ya mbere yaje ayahanga couple hakurya. Uwaje ni Buraka, waruzwe yiboneye agafi kari mu nyanja, asigaje gutamo indobani agacura umubyizi. Yasanze abandi bana, wa mwembe ubuzingo barawibikiye ngo uzawurya weze. Hari ukuntu abakobo ishaba bawukuryana bakaburisha umunyu. Akana yibikiye, undi mukobo yahangaha yakarishije umunyu akarya ari agatumbwe. Ndetse gatinze hano haje keke, cyo gihe bayikate baririmbe ngo umunsi mukuru nyine bawuha ibyabo. Gusa Buraka aho ari, mbibutse yahunze umutwe mu modoka, amaze iminsi ari indembe. Ahangaha guma hakuno ahagaze agira isereri, arahagarara akazungerezwa ko guma ahangare bakuno Salimu na Sara nagameze neza. Bwatinze bano bajanga bakata kuno keke. Uya navuga icyifuzo cye n'iki yifuza mu buzima, Imana izagikore. Bakira umunsi mukuru kuri ya marembo yinjiza abantu bazanga mu munsi mukuru nyirizina. Bano baraharebye barikanga, ntago nzi ngo kandi haje igiki, ntago nzi ngo haje nde. Barebye bose bakanura amaso, ni Nire n'umugabo we. Hari uwazaga, nimba muzi wa mugabo waka amafaranga buri gihe papa wa Salimu ucumbagira waramwaka amafaranga. Kubera ahangaha harakata keke,
n'umukunzi we imbere y'abantu bose. Black areba yaramuhobeye ugakomeza mukunda cyane, abantu bose babyumva. Dore ngo Brigitte ararenzaho, bano bareba disi Brigitte umutima ntabwo umworoheye. Ngenza nkakimuhobera yarahindukiye abona wa muntu papa nawe aramubona, ni umugabo uje mu munsi mukuru wabo. Amurebye dore ngo arikanga ni Salim. Bigenze mu kumureba uyu ngo abajije professeur muri hafi atako neza ko umugabo yapfuye. Narinzi ko Salim yamugonze arapfa baranamushyingura gutari muzima. Bo bari bazi ko mugeze umuntu ngo Salim yagonze yapfuye byarangiye. Niyo mpamvu umunsi ku munsi Salim yishinja icyaha ngo yishe umuntu akiri muto ku myaka 18. Dore ngo sasa umuntu arazanga ari muzima. Bo bari bazi ko yapfuye atakiri mu isi y'abazima. Niyo mpamvu ahura yaka amafaranga papa amuzengereza. Yaje mu munsi wabo. Dore ngo araza ku munsi w'ibyishimo w'umuryango, abantu bose banezerewe. Ntago nzi ngo yatumuwe nande, ntago nzi ngo yahamagawe nande. Sasa mu kuhaza dore ngo Asena aramwenyura atangira guseka. Biracuriki tugayini ahangaha bakise inkuru ya Sara. Nge wumvaga ahangaha nsobanura ninge Giti w'Imana, Junior Giti w'Imana, Giti w'Imana, Junior Giti w'Imana. Bye bye, ndabasomaguye ahantu hose. Bye.